Nongeye kubifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi babaho neza nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza. Hari abakunzi bacu bari mu mpande z'isi zitandukanye baba bagenda batugezaho ibyifuzo byabo batubwira ibyo bifuza kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Rero natwe turi hano ku bwanyu, rero natwe turi hano kugira ngo tubakemurire ibibazo, kugira ngo tubungure ubwenge, mumenye imibereho y'isi, dore ko hari benshi bisanga ku isi ukabona ari aho ngaho gusa, atazi ikijya mbere, atazi ko ku isi ari uguhangana, atazi ko hari ibyo uba ugomba guhangana nabyo kugira ngo nawe ubashe kugira icyo ugeraho kuri iyi si. Abantu benshi bampamagara bambwira ko bafite ibibazo by'inyatsi, bakora ntibagire icyo bageraho, ibyo ukoze byose bikanga. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibimenyetso byakwereka ko umuntu wo muri famiye yawe akuroga, umuntu wawe wa hafi ko ari we ukuroga, cyangwa wa muntu witaga inshuti yawe akazi wawe uzi ko muri inshuti kandi agenzwa no kukuroga. Ngiye kukubwira rero ibimenyetso bizakwereka ko uwo muntu atari umuntu mwiza mu buzima bwawe. Niba usinzira mu ijoro ukarota ibintu bikuniga, ugashidukira hejuru waheze umwuka cyangwa ukavuza induru bikanga, niba usinzira ukarota umuntu utagira isura agutamika, ari ibyo ashaka kugutamika utazi ibyo ari byo, ukarwana nabyo ucira cyangwa mukagundagurana ashaka kubigutamika, uzamenye ko hari umuntu wo muri famiye yawe, uzamenye ko hari umuvandimwe wawe, uzamenye ko hari ba nyogosenge cyangwa n'abandi ba hafi badashaka ko hari icyo ugeraho, kandi n'ikizabikubwira ibyo bizaba hari umuntu wavuye iwawe cyangwa hari uwo mwahuye mu nzira akagusuhuza. Nubikurikirana uzamenya neza uwo muntu, uzamenya ubigukora uwo ari we. Abarozi nk'aba baba bafite ubugome bwihariye, baba batifuza ko umuntu hari ikintu na kimwe yageraho, baba batifuza ko umuntu wo muri famiye yatera imbere akabarengaho, ntabwo baba bifuza ko abakirana. Aba barozi akenshi baba ari abanyeshyari. Ishyari rero ribatera ubugome bwo kumva ko undi muntu nta cyiza yageraho. Rero kubera ko aba ari umuntu wa hafi, kubera ko ashobora kuba n'umubyeyi wawe, ashobora kuba umuvandimwe wawe, ntabwo rero aguhemukira ngo abikwereke amaso ku maso, ahubwo yifashisha imbaraga z'umwijima. Akaba rero ariyo mpamvu ushobora kubona ibyo bintu byose bikubaho mu ijoro, ukarara urwana n'ibintu utazi, bugacya ibikanu byakebanye, cyangwa bugacya wavunaguritse nta mbaraga ufite kubera imyuka mibi waraye urwana nayo. Dore rero ikintu kizakwereka ko umuntu wo muri famiye yawe ari we ukuroga, umuntu wo muri famiye yawe ari we ukugirira nabi, ari we utakwifuriza ibyiza, bitewe n'uko izo mbaraga zose zo mwijima baba bazohereza, Imana igakinga akaboko, Imana igakomeza kukurinda. Niba icyo kintu cyari kigiye kukuniga cyagufata mu ijosi, Imana ikagukangura ugahita ukanguka ukabura kirokotse. Niba bari bohereje imyuka mibi ikuzaniye ibirozi ikabigutamika, aho kubitamira ukarwana nabyo ucira cyangwa ubumba umunwa, Imana ikagukangura ugakanguka nta na kimwe kikugiye mu kanwa. Iyi Imana rero ikikurinze, iyi Imana ikigushyizeho ukuboko kwayo, urakizwa ugatangira gusenga, ukajya mu rusengero. Rero ikizakubwira ko uyu muntu ari we wakugiriraga nabi, nuko umunsi wagiye mu rusengero, umunsi watangiye gusenga, umunsi wakijijwe, uyu muntu azahita akugaragariza urwango rugaragara, nawe ubibone. Atangire kukubwira ko gukizwa atari byiza, atangire kukubwira ko abapasiteri ari abajura bagiye gutwara imitungo yawe, akubwira ibintu byinshi by'ubuyobe kugira ngo aguce intege. Uyu muntu niba hari ikintu yagukoreraga mu buzima kugira ngo akwiyerurutseho nk'urwiyerurutso rwo kukwereka ko ari umuntu mwiza, ashobora kuba yakwishyuriraga ishuri, ashobora kuba yakwishyuriraga inzu,
cyangwa hari icyo yagufashaga mu buzima kugira ngo ajye abasha kukugeraho buri munsi, ntabwo ibingibi baba bikoreye urukundo, ahubwo aba bikoze kugira ngo nuzajya umukenera ujye umuhamagara, kugira ngo igihe cyose uzajya umwitabaza agufashe, kugira ngo abone uko azajya kugeraho byoroshye. Rero niba hari ibyo yagufashaga cyangwa yagukoreraga, umunsi wakijijwe azahita abihagarika, nta kintu na kimwe azongera kugufasha. Abarozi bafite imyuka mibi, bafite imyuka y'abadayimoni, bakoresha imbaraga z'umwijima, ubabwirwa nuko bahiga bukware abanyamasengesho. Akaba ariyo mpamvu uzabona nukizwa watangiye kwitwaza Bibiliya, uyu muntu wo muri famiye wakubaga hafi azatangira kugutega imitego. Hari nabo babeshyera ko basambanyije abana babo bakabafungisha, bagakoresha uko bashoboye kose kugira ngo ureke gusenga, kugira ngo ureke Imana, kubera ko iyo ufite imbaraga z'Imana, izi mbaraga z'umwijima zitongera kukwegera. Ikindi kizakwereka ko uyu muntu wo muri famiye yawe ari umurozi cyangwa afite imbaraga z'umwijima, afite imyuka mibi akorana nayo, nuko uzabona uyu muntu ari we ushaka kwishyira hejuru, uzabona uyu muntu ari we ushaka kuyobora, uzabona uyu muntu ari we ushaka kuba umukuru wa famiye, ari we ushaka ko mwese mugendera ku bitekerezo bye, kandi akerekana ko ari we mukire, abandi mwese muri hasi. Nubona rero umuntu muvukana umeze gutya, uzamwitondere. Biragoye rero gutekereza ko mukuru wawe yakuroga, cyangwa murumuna wawe yakuroga, cyangwa mushiki wawe yakuroga, cyangwa mama wawe yakuroga. Ni ibintu bigoye kubitekereza, akaba ariyo mpamvu rero ubona abantu bamwe bapfa ntacyo bagezeho, ukabona abandi barinze basaza badashatse, cyangwa yabashatse akarinda ava mu buzima atabyaye, kandi bikorwa n'umuntu wa hafi, kandi bikorwa n'uwo wita inshuti yawe, kandi bikorwa n'umuvandimwe uhora iwawe, ariko akabaza iwawe nta cyiza akwifuriza. Inama nakugira rero, niba ufite ikibazo, tangira ugenzure abo mugendana nabo, tangira ugenzure abagenda iwawe, tangira ugenzure famiye yawe, umenye imibereho yayo, umenye amateka y'abasogokuru n'abasogokuruza, hanyuma uzamenya famiye uvukamo, uzamenya uko nawe ugomba kwirwanaho kugira ngo utere imbere, kugira ngo ugire icyo ugeraho, kugira ngo ube umuntu w'umugabo uhamye. Nawe ugomba kwirwanaho, ukirwanirira, ukagabanya amarangamutima. Dore rero umuti mwiza uzagufasha guhangana n'imyuka mibi, ntihagire umudayimoni wongera kukwegera. Ufata uruyuzi rw'igicuma ukarutera ku rugo rwawe cyangwa ku gipangu cyawe, hanyuma uru ruyuzi rukarandaranda ku gipangu cyawe cyangwa ku rugo rwawe, hanyuma igicuma cya mbere cyeze kuri uru ruyuzi uragifata ukagica, wamara kugica ukagisatura ugakuramo ziriya nzuzi zacyo, hanyuma ugafata izi nzuzi ukazisya cyangwa ukazisekura ugakoramo umutobe. Uyu mutobe w'izi nzuzi ukawunywa, biba birangiye, nta mudayimoni wongera kwinjira iwawe, nta mudayimoni wongera kurara kuniga, nta mudayimoni wongera kuzana ibirozi ngo abiguhe, ikibazo kiba gikemutse burundu. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza, uhora mbifuriza kubaho neza, uhora mbifuriza kurama no kuramba mu byo mukora byose. Niba rero ari ubwa mbere udukurikiranye ukaba utarakanda kuri subscribe, kanda kuri subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu 5/5. Ikindi nakubwira nuko kugira ngo ugire ubuzima bwiza ukeneye spiririna,
kuko spiririna yongera ubudahangarwa bw'umubiri, spiririna irinda indwara, spiririna igabanya ikaringaniza isukari ndetse n'umunyu mu mubiri kugira ngo umubiri wawe ukore ku kigero gikwiye, bikakurinda kurwara diyabete, bikakurinda kurwara indwara z'umwijima. Nawe niba wari ufite ikibazo cy'umwijima cyangwa ufite ikibazo cya diyabete, koresha spiririna, ubuzima bwongere bugende neza. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, ubakunda cyane, ubifuriza kugira ubuzima bwiza. Hanyuma niba ushaka umuti cyangwa ushaka kwivuza cyangwa kwisuzumisha, wahamagara kuri 0791 16 93 27. Murakoze cyane, naho ubutaha.